twasubije cyane kandi twifuza kugubwa neza. Tugiye kureba ibintu umuntu ashobora kuba yakoresha kugira ngo umubiri ugire ubushyuhe, sibyo? Ubushyuhe tuvuga ngo nyine mama murabwumva, ntabwo dukeneye ubushyuhe bwo kugira ngo tujye koga, ubushyuhe tuvuga nyine murabwumva. Niyo mpamvu rero turi kumwe na Mutoni kugira ngo adufashe kugira ngo dusobanukirwe ni iki umuntu yakora, ni iki umugabo yakora, cyangwa se niba n'umugore nawe ahari simbizi uraza kutubwira. Murakoze. Murakoze Brenda. Ikintu mbona cyo cyane wenda ikintu cyakongerera ubwo bushyuhe bwo mu mubiri, Yego. akenshi na kenshi ugomba gukoresha ibintu bya salade, ibintu bibisi. Yego. Ugafata utwo dukaroti, amashu, ibitunguru, tuno guhekenya zino tungurusumu. Icyo kintu mbona cya mbere nabonye gifasha. Tungurusumu ngo zinafasha no kuba umuntu ngo amibe n'ibiki byose. Kandi amibe nawe urabizi ko amibe ariyo yangiriza ituma imisemburo idakora neza. Yego. Inaca n'umugabo intege, kabasha gutera akabariro mu gihe utangiye kubikora ukajya kubona ukabona iraguye, umugore yarangiza ati wanciye inyuma, kandi mu by'ukuri wenda nta naho wagiye, ahubwo biterwa n'uko ari uko byagenze. Ngira ngo rero murabyumva, Mutoni arababwiye ngo mukoreshe ibintu bibisi. Wenda ubu ngubu noneho ngaho uri kutwumva ashobora kuvuga uti ibintu bibisi nta kintu byamara, se uri ko byaba ari bibisi, kubera iki wowe waduhitiyemo ko twakoresha ibintu bibisi? Ibintu bibisi nyine urabona biriya ibintu bibisi, simvuze ngo wenda ngo utora niyo yaba ari ikijumba, guhekenya ikijumba, umwumbati, ni ibintu bitoto cyane kugira ngo ubwo bushyuhe buboneke. Kuko inshuro nyinshi ibintu byo kurya bitetse nta kintu byagufasha cyane. Yego wenda simvuze ngo nabyo nta kintu bimara mu mubiri, biba byakayutse byavuyemo, biba byakayutse, ariko turiya tuntu tubisi rwose turabikora. Njye naranabikoze ndabizi. Ntabwo biga hano iyo dutambukije isomo ni ukubera yuko iryo somo tuba turizi kandi twararifatiye umwanya wo kugira ngo turigenzure turebe kuko ibyo tugiye kubabwira niba ari ukuri. Ni nayo mpamvu rero tuba twabikoze tukavuga ati reka tubayigishe ibikenewe mu buzima bwa buri muntu, kuko uriya ntuzifuze kubana n'umugabo utagira ubushake, cyangwa se ngo wifuze kubana n'umugabo utagira ubushake, biragora. Usanga nk'umugabo utagira ubushake umugore atekereza ko yamuciye inyuma, ndetse n'umugore utagira ubushake umugabo atekereza ko yamuciye inyuma, none ugasanga ibintu bigize gute, bibaye ibisosi n'ibishyimbo n'ibiki byose biravangavanze. None se Mutoni, nta kindi kintu wenda umuntu ashobora kuba yakoresha abaye adakoresheje ibyo ngibyo atabibonye hafi? Ikindi nta munsi tutavuga kapisine. Yego. Kapisine nayo ibigufashamo. Yego. Ikindi kintu na tuno twantuza twa kokombure, kuko nayo hari ikintu imara, ntabwo ivuga ngo yongera amavangingo. Buri ikintu cyose cyongera amavangingo burya biba bikoranye n'ubushyuhe. Yego. Na kokombure, na sinzi akandi kantu k'agati, na tuno duteye. Teye nayo irabikora. Teye urayiteka ukayinywa. Nayo rwose irabikora. Uvuze mbere ya kokombure cya giti kindi uvuze kapisine yo bayinywa bate kugira ngo, cyangwa se bayikoresha bate kugira ngo ibashe kuba yakongera ubwo bushyuhe? Kapisine uburyo uyikoresha urayiteka, kuko wenda ushobora kuyivanga na kano gashishiro, ukaguteka ikabira, yamara kubira ukayifata ukayitereka hariya igahora, yamara ako ntabwo uyinywa yahoze cyane, uyinywa hakirimo ka kanuza k'akazuyazi. Buriya umutero wese, singuciye mu ijambo wihangane, umutero wese w'ikinyarwanda uba ugomba kunywa harimo akazuyazi. Kazuyaze ubundi ukimira nta kibazo, umubiri wawe ukagenda neza. Urabinywa. Cyangwa se niyo kubinywa nabyo ni ngombwa ko birihuta cyane. Ikindi kintu ukabifata cya gihe bigishyushye, ariko bidakabije, ukadufata ari ukagakuramo nk'akabumbe, warangiza ukohereza mu gitsina.
ariko ku mugabo we yanywa gusa, ku mugabo we yanywa, umugore yanywa cyangwa se akabikora gutyo ugakuramo akabumbe ukagashyirayo kakagenda kagira irera nyine karera imiyobora. maze no kuvuga ngo kaba gashobora kumaraho igihe kingana iki, cyangwa se wenda ushobora kukageza hehe muri make kugira ngo abantu badukurikiye. Uko uteye urakuzi nawe wirirwa wigora, ntabwo wagezayo hirya cyane, wigizayo simvuze ngo ushyire hano ku mpande ucinjizamo, ugezayo hirya kuko kari akantu buriya sinzi njye naranabikoze, uzi ko cyangwa ukawumva kirako kanye haba hashyushye, kiba gishyushye, iba uwo muti uba woheje iyo ushyushye wagerayo nyine ugomba kugeza nko mu minota 5 jusqu'à kugera ku minota 10. Yego, urumva kuva ku minota 5 ushyizemo kugeza ku minota 10 ugakuramo, cyangwa se ukanavanga no mu kunywa. Ibyo bintu byongera ubushyuhe cyangwa se byongera ubushake bwo gutera akabariro. Nyaboneka ibyo tuvuze haruguru ntabwo bireba umugore gusa, nta nubwo bireba umugabo gusa, mwese muri rusange, kubera ko bidafite ubushyuhe cyangwa se ubushake bwo gutera akabariro, burya ntiwanakubaka n'urugo rwawe ngo ruzatere imbere kandi ufite ibyo bibazo. Ni hahandi wa mugani ibyishimo bikura heza. Ntaho cya mbere ni ubushake, kandi burya icyabonekeye mu bushake niho hava na ya muvangingo, niho hava no kuba igitsina gihorana wa murego, kuba kwakundi cyacika intege bikavaho. Yego, ngira ngo rero murabyumva, niho umuntu avana buri kimwe cyose. Kandi hari aho Mutoni yatangiye atubwira ngo koresha cyane cyane imbuto kandi mbisi, avuga ibitunguru bashyiramo, ari naho yavuze icyo bita tungurusumu. Kandi tungurusumu tuzi ko burya irwanya amibe, kandi tuzi neza ko amibe burya iri mu bintu bijya bituma abagabo batabasha gutera akabariro neza. Rero tugiye kugera ku musozi w'iyi videwo, ni izihe nama cyangwa se inyunganizi wabaha kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa neza? Murakoze cyane. Inyunganizi cyangwa se inama nabaha ni uko bajya inshuro nyinshi buriya no ku byo kurya, bya biryo bigishyushye, fata agatunguru ukatireho na pavuro. Na pavuro nazo zirakora, na pavuro zagenewe kurishyirwa gusa. Pavuro nazo ugakatiraho ubundi ukirira. Burya uzarebe niyo wagize nk'ikibazo cyo kubyimba mu nda, ari za amibe zahagurutse, iyo ukoresheje pavuro cyangwa se icyo gitunguru uhita wumva mu nda hahambutse. Ubwo rero bivuga ngo buriya umuti rega tuba tuwifitiye, ahubwo ni cya kintu cyo kutita ku bintu uba ugomba gukora. Ubwo rero bagore bagabo mugerageze mushake ibyo bintu bibisi, birakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urumva ko nyine no kuba wabaho utishima ngo wumve ushaka gukora imibonano nabyo byaba ari ikibazo, ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo. Rero ngira ngo mwabyumviye, mu by'ukuri hari pavuro z'icyatsi, hakabaho na pavuro z'umuhondo ndakeka n'atari umutuku, zagenewe guhekenywa kabisa, zigenda zigakora ibyo byose twavuze cyane kurusha ziriya z'icyatsi zo gutekwa. Rero ngira ngo abwirwa benshi akumva bene yo, abumva mwumvishije. Mutoni ntacyo atakoze, ntacyo ntakoze kugira ngo mubashe kumva. Ntabwo izi nyigisho zacu tuba tuzibigisha kugira ngo muduhe amafaranga cyangwa ngo mutwemere. Icyo tuba dushaka no kugira ngo mbese nyine turwanye ibyo bibazo byose bigiye bigaragara kandi bituma abagore n'abagabo bagirana amakimbirane mu ngo zanyu. Rero ufite ishimwe warishima, ariko si itegeko. kandi ikintu numva cyakabaye gisa nkaho kikureba cyane, gikomeza kinaguhate no mu mutima, no kuba ukwiriye gukora subscribe, likinga video, comment. Ibyo ngibyo biba bikureba rwose. Mu gihe utabikoze nyine ujye umenya ko ari uguhuguza. Twebwe tuba twakugejejeho inyigisho nziza kandi tutagusabye ikiguzi. Imana rero ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha. Turabakunda cyane. Bye.